Abantu bareba umuco hano inyuma n'imyitwarire imyambarire za pocket wavugaga za pataro zicitse bwa bujipo nge nkunda kubita ngo ni mahenure ni ururimi rwanjye ntabwo ari ururimi nyarwanda ariko mbivuga mu kinyarwanda mahenure ni ibintu byabirinduye kuko ubanza baratangiye babizamura babona biri burenga amabere bagahitamo noneho gutangira kubikata kuko hambere wabonaga yayizamuye rwose ijipo iri mu mabere arwana nuko hasi hari bugaragare kubazambaraga ariko ukabona biracyafite umuco ukuntu biracyafite ko ntacyo bitwaye nimba barabonye rero ko hasigaye kugira ngo ugere mu kibuno ari uko ari wirenza amabere kandi bikagaragara nabi ubu basigaye bahitamo kubikata hasi aho kuzamura ahubwo akakimanura akagikata noneho ku buryo kizamuka kizamutse so ibyo bintu rero ni bimwe mu bitesha agaciro ikiremwa muntu ntabwo byubahisha umuntu so ikintu cyose rero kitubahisha umuntu hari uko Bibiliya ikivugaho hari uko umuco ukivugaho iyo mvuze umuco mba mvuze amategeko yibanze kuko burya hari amategeko adahinduka amategeko y'Imana ntahinduka amategeko y'Imana itegeko rya mbere ry'Imana ridahinduka nuko Jado yavutse ari umuhungu ntabwo ari bube umugore ntabwo ari buhinduke umugabo iryo ni itegeko rero ridakuka ni nayo mpamvu habaho umugore n'umugabo no kubaho n'imibereho n'imikorere n'iki ugasanga rya tegeko Imana yagennye turabyuririraho twungaho ibindi bijyanye n'imibanire ko abantu bagenda baba babi nk'abanyarwanda uyu murongo rero ubwawo ugaragaza uwa munani ukavuga ngo mwana wanjye jya wumva icyo so akwigisha kandi we kwirengagiza icyo nyoko agutegeka aha rero nitwinjira muri wa muryango umugore umugabo n'umwana urumva yuko umubyeyi ushyira ku ibere ujya kubise iteka akoresha ijambo ntegeka kandi no kuremwa k'umugore byari itegeko kuko Imana iri mu mugabo tubona ko ikiremwa cya mbere ku muntu yabaye umugabo ngo nuko ifata ibyondo igira ite irarema none rero ariko igeze ku mugore yo yarategetse ariko hari akantu nitwa Revera Pasteur Karemera James tugira ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana ikaze mwese hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda aha reka rero mbabwire mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane turi kumwe rero n'umugabo mwiza usa neza umeze neza umugabo Imana yatoranije yarangiza ikamushyira ku isi ikanashima yuko aba umunyarwanda ndetse by'umwihariko akaba yemera ko ari umunyarwanda hari umugabo umwe wigeze kwihakana aravuga ngo ntabwo ari umunyarwanda ngo nimba ari umubirigi haryo uramuzi si n'umwe ahubwo bamaze kubikora ari benshi na Rusesabagina yarabikoze hari n'abandi se umuntu aravuga ko u Rwanda ruzi yanaruvukiyemo wajya kumva ngo ahubwo avuga n'ikinyarwanda none akavuga ko ariko biriya nabyo ni ingingo zigize sinavuga oya ntabwo natuka umuntu ngewe ariko ntabwo ari byiza nagiye kuvuga ngo ni ingingo zigize kwihakana igihugu aho uvuka ubundi rwose mu muco w'ikinyarwanda babyita ubugwari kugira ngo hataza kuzamo wenda ikintu gisa no gutukana aba ari ikigwari ikigwari rero nuta abantu ku rugamba nuta abantu mu ruganiriro ni uwo nguwo uhunga ibyiza abandi barimo utemera iterambere n'amajyambere by'abandi nuko aba yabaye ikigwari ku badukurikiye rero muri kureba yuko turi kumwe na Revera Pasteur James Karemera kuri uyu munsi umugabo wambaye neza amaze iminsi aduhereza ibiganiro yambaye kimasayi afite imyenda yiteye none uyu munsi yambaye umwenda wa kizungu yambaye umwenda w'abazungu noneho kandi yaberewe
harya Yesu baramubwiye ngo hahirwa amabere yakonyeje n'inda yakubyaye. Karaye avuge ngo rwose umubyeyi wakubyaye rwose yabyaye urabona ko uri umugabo wuzuye wambaye neza usa neza. Okay, noneho rero tugiye kugaruka ku muco wacu iwacu n'umuryango. Ubu rero tugiye ku kintu bita ingeso cyangwa uburere. Yego. Kuko wambaye nk'umuntu ufite uburere ufite n'ingeso ndetse bize kugendana n'ibyo by'isuku n'iki byose. Ngira ngo rero muri iyi minsi abantu iyo bavuze uburere abantu bahita bareba ahanini physically uko umuntu agaragara, yaba mu myambarire y'abakobwa yaba n'iy'abahungu. Hari ibiriho ubu ngubu bita pocket, hari ibiriho by'amamini, hari ibiriho byo kwambara imyenda igaragaza amabere, hari ibiriho byo gusanga umuntu w'umusore wenda ari isengeri gusa atari wenda no mu myidagaduro cyangwa mu mikino. Ndetse ugasanga umuntu yafashe ipataro yayishwanyaguje ahantu hose yagize ubushita ukajya n'imbeba zahiriye arambaye. Arambaye. So noneho rero wenda muri make reka tujye ku ngeso nziza. Ingeso nziza wowe uyu munsi uzibona ute, uzifata ute? Murakoze. Reka n'ubundi ntangire nsuhuza abadukurikiye haba kuri iki gitangazamakuru n'ahandi henshi. Turashima Imana, ndi muzima, ngarutse ndi muzima nubwo turi mu bihe bigoranye, ibihe by'igripe n'icyo, ariko turasenga kandi Imana igenda itwambutsa umunsi ku wundi munsi. Rero ni James Karemera, ndi umushumba cyangwa umupasiteri, ariko nemera cyane ko ndi umugabo nkaba n'umubyeyi. Ndi umubyeyi kuko mbere yo kuba pasitoro nari umugabo, mbere yo kuba pasiteri nari umunyarwanda. Ubwo rero ibyo ntago navuga mbiciye ku ruhande kuko ndi umunyarwanda, ururimi rurumvikana, nigisha mu Kinyarwanda, asobanura mu Kinyarwanda, ni narwo rurimi numva kurusha izindi. Kandi ni bimwe mu bigaragaza wa muco wahoze uvuga, kuko umuco wacu w'u Rwanda usa naho bawusirimuye batawinjijemo iyindi, bakawusirimura gusa bakibanda ku kuwugira mwiza no kuwugaragaza batifashishije imico y'ahandi. Waba uwa mbere, njye nahamya ko waba uwa mbere ku rwego rw'isi. Waba umuco kuko aho ariho hose ugaragaye kubera ibiwugize, cyane cyane muri ibi bihe abantu barushye. Iki gihe abantu bararushye, nta nubwo bakikeneye ibintu by'ubwenge nk'ibi nza kuvuga. Baba bishakira ibintu biri aho ngaho bisanzwe, kuko uvuga ibintu nk'ibi ngibi bakumva ni amateoro ubazaniye. Ese iyo urebye ubona baruhijwe n'iki? Nibo biruhije. Kuko umuntu arirushya burya, kuko kuruha k'umubiri no kuruha kw'ibitekerezo bigengwa na nyiri kubikoresha nyine. Kuko ari amahame twiga ibya teoloji, hari inyigisho ya 6 yagaragazaga amahame yo kuruhuka. Igihe umushumba amaze iminsi mu masengesho asengera ibyago wenda byugarije igihugu nk'izi ntambara tubona za Kongo, asengera abakirisitu, abagore kubyara se, kuko hari igihe ukwezi kuba kubi ugasanga abagore bararenze igihe cyo kubyara, harazamo ibintu byo kubanza kubabaga cyangwa se kubakorera cesarienne nk'uko mu ndimi z'amahanga babyita. Ugasanga rero ibyo bihe pasiteri asa n'unaniwe, asenga ku manywa na nijoro, ahaguruka ajya gusengera ugiye kwa muganga. Kera aho rero urumva banabyariraga no mu ngo iterambere ritarageraho, ugasanga ugiye gukabakabyaho ibiganza nk'abantu bakuru, ukamuhesha umugisha, kandi yahura n'ubwiza bw'Imana akabyara neza. So rero twigaga uburyo bwo gufata igihe cyo kuruhuka, kumenya ko wakoze cyane ukiha ikiruhuko, kandi kwiha ikiruhuko ntibyice ibyo wakoraga. Niyo mpamvu mu buryo bwo kwemera kwacu habamo abo bita abadiyakoni, abahereza, bagufasha, kuko ntabwo wabikora wenyine. Ni nk'uko umukuru w'igihugu atakiyobora wenyine. Urumva biramanuka bikagera ku mukuru w'umudugudu, n'isibo na mutwara sibo ariho. Ariko titire nyine nyirizina usanga iyo tuvuze umukuru aba ari umukuru w'umudugudu, umukuru w'igihugu n'umukuru w'isibo. Buriya ni abantu, ntabwo ari umukuru w'isibo, umuyobozi w'isibo, uyobora isibo ntabwo ari umukuru. Umukuru ni aho ngaho
ariko akantu gakuru nako mudugudu uriya muntu ntabwo yoroshye, abantu bajya bamusuzugura ariko burya ikibanze gihera kuri we, ntabwo ari kwa Mutwarasibo. hari igihe niyo wirutse kwa Mutwarasibo asaba umukuru w'umudugudu. reka rero nyine twikomereze wenda tuvuge mu mimerere. Waravuze rero ku kintu kijyanye n'umuco ko abantu bareba umuco hano inyuma, n'imyitwarire, imyambarire, za poketi wavugaga, za pataro zicitse, bwa bujipo njye nkunda kubita ngo ni mahenure, ni ururimi rwanjye ntabwo ari ururimi nyarwanda, ariko mbivuga mu kinyarwanda. Mahenure ni ibintu byabirinduye, kuko ubanza baratangiye babizamura, babona biri burenga amabere bagahitamo noneho gutangira kubikata, kuko hambere wabonaga yayizamuye rwose ijipo iri mu mabere, arwana nuko hasi hari bugaragare ku bazambaraga, ariko ukabona biracyafite umuco ukuntu, biracyafite ko ntacyo bitwaye. Nimba barabonye rero ko hasigaye kugira ngo ugere mu kibuno ari uko ari wirenza amabere kandi bikagaragara nabi, ubu basigaye bahitamo kubikata hasi aho kuzamura, ahubwo akakimanura akagikata noneho ku buryo kizamuka kizamutse. Ibyo bintu rero ni bimwe mu bitesha agaciro ikiremwa muntu, ntabwo byubahisha umuntu. Ikintu cyose rero kitubahisha umuntu, hari uko Bibiliya ikivugaho, hari uko umuco ukivugaho. Iyo mvuze umuco mba mvuze amategeko yibanze, kuko burya hari amategeko adahinduka. Amategeko y'Imana ntahinduka. Amategeko y'Imana, itegeko rya mbere ry'Imana ridahinduka ni uko Jado yavutse ari umuhungu, ntabwo ari bube umugore, ntabwo ari buhinduke umugabo. Iryo ni itegeko rero ridakuka. Ni nayo mpamvu habaho umugore n'umugabo, no kubaho n'imibereho n'imikorere n'iki, ugasanga rya tegeko Imana yagennye turabyuririraho twungaho ibindi bijyanye n'imibanire, ko abantu bagenda baba babi, ibihe biba bibi, bagatora amategeko y'umwanira ririya. Uhuza umuco w'igihe cyatambutse mu myambarire, sibyo, n'iki gihe turimo. Wenda iyo bavuga ngo umuco, ugasanga nk'umubyeyi niho usanga avuga ngo ariko uzi ko umuco wahindutse, akurikije imyambarire abona, akurikije n'imyitwarire. Ese imyiza ni iyihe nyine? Reka nsome uyu murongo umwe biri bugufashe kuri icyo kibazo urimo kumbaza, wenda nanjye binyoroheye mu buryo bwo kugisubiza. Hari igitabo kera tukiri urubyiruko twari twarakise igitabo cy'ubwenge, ariko mu by'ukuri ubona ko ari igitabo cy'ubwenge koko, nubwo atari ko cyitwa, ariko ngira ngo muri Bibiliya ntagatifu, mu kindi kiganiro nzaza nabyitwaje byose, ibitabo byose turebe. Ariko hari igitabo bita imigani. Iyo wumvishije imigani kwanza uhita wumva ubwenge. Kuko bakomeza bavuga ngo ubwenge akomeza kubahugura. Twakise igitabo cy'ubwenge. Hariya rero iyo nibutse umuco twahozemo hambere, nubwo n'uyu ntiwurimo, ariko hari uwo nabanjemo ukurikije uw'abasaza w'abasore n'inkumi, w'ibitaramo bitandukanye bitateye nk'iby'iki gihe. Iyo akantu ka mbere rero ku bandeba kuri kamera, iyo ndebye umuco wo hirya y'ejo hahozeho n'uno munsi turimo, nkoresha akamenyetso munyihanganire ku bandeba kameze gatya. Aka rero byitwa akumiro cyangwa se agatangaro. Hari no gutangara, ushobora kwifata ku kananwa, ushobora kwifata ku munwa. Ku kananwa burya n'ibyo umuntu aratangara pe, ntabwo ushobora kubikurura ngo bihuze. Oya, kandi munyihanganire, aho nge bingorera cyane ni ukubona umuntu wari uriho ejo hashize muri uwo muco ndimo kuvuga, uyu munsi aracyariho, ariko ugasanga aratinya kugaragaza ejo hashize uko hari hameze, kugira ngo abanone babimenye, bagire n'ibyo bigiraho cyangwa bagire ibyo birinda. Ahubwo ugasanga we arashaka kwisanisha akoresheje imbaraga zose n'ubwenge bwe n'ibya none. Ariko iri jambo nari ngiye kuvuga mu migani igice cyaho cya mbere umurongo dusoma wa 7 wenda, nubwo igitabo cyose cy'imigani gisa naho kigenda gisobanura ku mwana, umubyeyi n'umuhanga. Ni ibyo bintu bitatu bisa naho bigize, kuko ubaza usanga yitwa umuhanga,
usubiza akitwa umubyeyi n'umwana. Urumva ni ikiganiro cy'abantu batatu. Nshobora kuvuga ngo Imana, umuntu n'umuco, kuko umwana asobanura umuco cyangwa ashushanyije umuco. Hano haravuga umutwe w'ijambo, haravuga ngo ahugura kureka ingeso mbi. Uwo ni bwenge cyangwa uwo ni Imana. Kuko hari ikiganiro natanze mvuga ngo Imana yaremye umuntu, inezezwa n'uko imuremye ko asa nayo, ateye nk'ayavuga, nk'ayatekereza ibintu byose, irishima pe. Irangije iranabyandika iravuga ngo nejejwe n'uburyo naremyemo uyu muntu. Urumva niwo murimo wayo yishimiye kurusha indi mirimo yakoze. Irangije inanategeka ko bari bwororoke, kuko yumvaga nibaba benshi, ubwo ari umwe, nibaba benshi zishima ibihe byose. Ariko ntabwo byateye kabiri, byabaye nk'umuco wa none. Ngiye kuwugereranya n'icyo kintu. Mu itangiriro igice cya mbere nahavuzeho ku murongo wa 31, aho niho yishima uko yaremye umuntu. Ariko iyo ukomeje ukamanuka hepfo mu gice cya 6 n'umurongo wa 6, noneho usangaho yicuza icyatumye ngirite irema wa muntu. Kandi noneho bamaze kugwira, ntabwo ari umwe iri bwice, ntiri buhinyuze ibyo yakoze, ahubwo ngo bitera kwicuza. Uyu murongo rero nayo ngiye gusoma aha uko umutwe wavugaga ko ahugurira abantu ku by'ingeso mbi cyangwa kureka ingeso mbi. Hepfo umurongo wa 7 uravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya, ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwiriza. Bari munyihanganire ku nkorora, ibi ni ibihe turimo twese. Ndafashe imiti ariko ndimo ndamera neza. Ngo kubaha Uwiteka. Uwiteka, tuvuze Uwiteka ni ijambo ryiza mu Kinyarwanda, uyu mwanditsi ntago yaritakaje. No mu Bibiliya ntagatifu ngira ngo ndakubwiye ko ikiganiro kizakurikira nunyemerera tuzakoresha na Bibiliya zitandukanye. Hano biravuga ngo Uwiteka Imana y'u Rwanda. Ntago bavugaga Imana y'u Rwanda gusa. Baravugaga ngo Uwiteka, uhoraho, umuremyi. Ayo ni amagambo abumbye umuco wacu wa Kinyarwanda. Ntago ari ibintu abazungu baje kutwigisha, uretse ko babishyize mu ndimi zishobora kumvikana ku isi. Narababwiye ngo uburyo abazungu bigishijemo Bibiliya ni uburyo mpuzamahanga, ntabwo ari uburyo buvuguruza ibyo twari tuzi nk'Abanyarwanda. Uyu murongo rero ubwawo ugaragaza uwa munani, ukavuga ngo mwana wanjye jya wumva icyo so akwigisha, kandi we kwirengagiza icyo nyoko agutegeka. Aha rero nitwinjira muri wa muryango, umugore, umugabo n'umwana, urumva yuko umubyeyi ushyira ku ibere, ujya ku bise, iteka akoresha ijambo ntegeka. Kandi no kuremwa k'umugore byari itegeko, kuko Imana irema umugabo, tubona ko ikiremwa cya mbere ku muntu yabaye umugabo. Ngo nuko ifata ibyondo igira ite irarema. None rero ariko igeze ku mugore yo yarategetse. Ariko hari akantu wavuze. Yego. Noneho ingaruka se wenda ntabwo ushaka kukavugaho neza mu muco n'umuryango. Ingaruka za generasiyo iriho uyu munsi, tuvuga ko imyitwarire wanabyise ngo ni impenure, ni iki? Impenure ni kuriya kwambara bwabo jipo buzamutse. Noneho rero Bibiliya iravuze ngo jya wumva icyo iso agira gute akwigisha. Hanyuma wowe icyo nyoko agutegeka. Ngira ngo ibyo bintu bisa n'ibigendanye, ariko byose birimo kondisiyo. Yego. None uyu munsi urashaka kuvuga ko urubyiruko cyangwa se n'abakuru bambara gutya cyangwa bitwara gutya? Reka nyine twinjire noneho nyirizina. Yego. Ntabyo bategekwa, ni ibintu bigishwa. Aba babyeyi barera noneho barenze kurera barabyihorera, bigisha ibyo banategeka ibyo. Ni ukuvuga ngo nuko usanga ibintu byinshi ababyeyi habayeho kurangara gato. Oya bivuga gato, kuko amategeko y'igihugu hari icyo adusaba. Yego. Sibyo? Ariko amategeko y'igihugu nayo ubwayo abakiyoboye ni ababyeyi. Ni ababyeyi. Bafite uko bayoboye mu rugo. Ujya no kurogazanga ingo nyinshi z'abanyapolitike, abana babo ntibarangwa kuri ibi bintu. Ntabwo turi bubigereranye neza ngo bihure, kuko umuyobozi w'igihugu nubwo ari umubyeyi abumbye imico itandukanye.
ariko ikindi ariko uyu nguyu abumbye ariko cyane umuryango. cyane mu rugo iyo urebye usanga nk'umuyobozi w'igihugu cyacu abana be bagendera ku muco gusaba gushyingirwa w'igihugu nawe uburyo turi kuvuga wanareba ugasanga n'ibyo wari uvuze by'imenure ntabwo bigaragara hariya no kuri social media usanga ari abana bambaye bagize gute bikwije baba abahungu baba n'iki baba n'abakobwa ambo uninjiye mu ngo z'abanyapolitiki bamwe bavuga ngo igihugu ngo abayobozi baba barangaye ahubwo noneho reka tugaruke noneho umuyobozi yego ayobora igihugu iby'amategeko n'iki n'umuco nawe arawuhagarariye ariko ikintu dushaka kuvuga uruhare rw'ababyeyi b'uyu munsi ngewe utuye wenda i Bugesera se utuye mu Mutara utuye Kiramuruzi utuye za Nyagatare utuye i Cyangugu utuye Ngororero sibyo no impamvu mvuze Ngororero nuko ariho mperuka vuba hasanze umuco udasanzwe w'ibiseke abaturage baturirana ubukwe ewana ari hatari none nge ikintu ushaka kukubwira ngo izi ngaruka turi kubona ese byaba ari abana cyangwa byaba ari ababyeyi nk'umuntu nk'umuco ntujye muri byari byo kubera ngo urakigikira ngo uragira gute kuko burya iyo umuntu akanze ahababara gufasha abantu no gukanda ushaka kuvura ikibyimba urakikanda biva ku bana cyangwa biva ku babyeyi ndibo bavugeho bombi oya impamvu bavugaho bombi babajije umuntu avuga ngo bamwe barabyemeza abandi barabihakana aho ngaho hari icyo bita umucamanza umucamanza ubundi niwe ugira uburenganzira bwo gushyiraho ikintu cya nyuma rero kuko ntari umucamanza ntabwo ndi buca urubanza ahubwo ndagaragaza icyo umuntu ashobora kuba yakosora ku ruhande reka tuvuge dore kuri icyo kintu wari uvuze hari uruhare rw'umwana mu guta umuco hari n'uruhare rw'umubyeyi mu guta umuco mu gutuma umwana ata umuco ubu turi ku mwana kuko n'ababyeyi rega hari abawutaye ijambo rivuga ngo mwana wanjye umva icyo so akwigisha urumva n'umubyeyi ajemo uri kumva ntabwo turi bubatandukanye kuko aba bantu ni bamwe mwana wanjye umva icyo so akwigisha kandi ukurikize icyo nyoko agutegeka noneho icyo navuze ibintu ni bibiri ese aba babyeyi ntabwo bakigisha abana cyangwa se aho niho wanze ko nkusobanurira kuko icyo wavuze namaze kucyumva cyose ahubwo wowe urashaka ngo nkubite direct kandi wowe urashaka ikinyarwanda urasasira icyo tugiye kuvuga urashaka kugira ababyeyi batakumva nabi oya ndashaka kwigisha erega ndi mu turi mu kiganiro mu muco cy'umuco sibyo ikosa riri ku mubyeyi cyangwa riri ku mwana mu Rwanda twigisha umuco ibitabo byigisha ikinyarwanda bigaragaza imvugo nyandagazi imvugo mpangara nguhangare imvugo cisha make rero ntabwo uri njyane mu mvugo kandi izo mvugo nzi kuzitandukanya abantu dore nakubwiye ngo ni abantu babiri turimo tuganira reka ngaho bavuge kuri papa none si batatu se dufite bavuge uruhare rwa papa kwigisha ni ukwigisha siko Bibiliya tubwira ukuri guhari mu Rwanda guhera ku wa kera kugeza kuri uno munsi wa none nta munyarwanda w'umugabo w'umunyarwanda utuye mu Rwanda ushobora kohereza umwana ku ishuri atamuhaye impanuro rero nizo nyigisho ziriya bavugaga so rero nitugera ku ruhare rw'umwana turi burebe gushyira mu bikorwa impanuro cyangwa itegeko rya nyina yabishyizemo baretse kwiruka abaye uyu mugabo buretse uyu mugabo abaye atabikora reka turi mu kiganiro kuko ushobora kuvuga ngo urahamya neza hakaba hari umugabo uyu munsi ahubwo uvuga ati mwana wanjye somaho utazabimbwa sibyo akaba hari nawe papa umwana akaba yarabyawe n'umupapa w'umukoboyi abana mudukurikiye murabizi ukanamushaka ukamubura yibereye mu icupa yaba umukoboyi yaba umusinzi nta n'umwe icyo cyo ndakivuga nk'ukuri kuko mbere y'uko ayoborwa n'inzoga yahoze ari runaka wenda agenda atinda mu nzoga inzoga zimugira umusinzi agera hatahana icupa kumva yuko hari n'uwiba ariko no gusomya n'abari abambere basomyaga abana ko abana biga ibyo dukora noneho reka nze gusa naho ngaragaza turacyari kuri papa wimusimbuka n'igishaka kigira iminota 100 ariko kiri mu ubwenge reka nze kugaragaza icyo nze kuri papa wazanye igitabo cy'ubwenge nawe uracotoye werukaga kunshotora reka nkubaze ntabwo ubwenge rero buganisha kuri ibyo uvuga ubwenge buganisha kuko ngo utazi yava ntamenya yajya wishaka rero ngo sobanura aho ujya nirengagije aho uyu muntu yavuye nyine turi kuvuga aho arimo arava yego uyu mwana nimba papa wabaye atabikoze ahubwo ngiye ikintu nshaka ndashaka ubwire papa ibyo akwiriye gukora ku mwana we kuko papa ni umwigisha
kandi kenshi abana bigira ku byo dukora ntabwo bigira ku byo twababwiye. yego icyo rero nicyo washatse nko guhunga. umubyeyi nakubwiye ngo umubyeyi washatse akabyara urwego yaba ariho urwo ari rwo rwose ntabwo yemera ntanishimira kwangirika k'umwana we. icyo kambanze nkishyire ku ruhande rwose. umugabo ashobora guhereza umwana we inzoga zose zishoboka ariko ugasanga aramukubitira gutaha kare akajya gusindira iwe mu rugo atagiye kwanduranya atagiye kurwana. sibyo icyo ubwacyo ni umuco mwiza aba arimo kumwigisha. ni ukuvuga ngo ejo nituba tutari kumwe. sibyo amashuri yaraje amahanga inzira zarafungutse. kera n'indimi zatumaga abantu batagenderana kuko utazi ururimi rw'ibunaka kujyayo bikakunanira. uyu munsi rero kuko inzira zafungutse uwo mugabo wavugaga watangagaho urugero ashobora guhereza umwana inzoga ati mwana wanjye utazaba imbwa uzamenye kugurira abandi uzamenye uruganiriro. rego uruganiriro ikinyarwanda mu kinyarwanda n'umutobe tuwita inzoga iyo tuvuga ikinyarwanda kuko abakurambere bacu niwo muco niyo mvugo bakoresheje nyine natwe tuyifata gutyo. ariko ntabwo bisobanuye ngo uyu mugabo arigisha umwana kunywa kugira ngo abe umugabo. oya umugabo aba amushyiramo ni uburyo yakira ya magambo. oya ntabwo aricyo bisobanura. icyo nicyo wowe wumva ariko si cyo gisobanura. ntiwashatse ukuri se ukuri rero ndimo kuguha ni uko nguko. yamuhaye nyinshi ariko arasinze. ngeyo nicaje umwana wa iyo asinze rero nibwo abona kumukosora kuko abasaza ba mbere nakubwiye ngo ibi bitabo bitarabaho hari igihe yagusindishaga ashaka kukwigisha kugira ngo arebe ukuri bwanduranye. uko uhaguruka akabikuramo inyigisho ari bukwigisha ugarutse ugiye nko kwihagarika. uko muri butahe akakukuramo inyigisho ari bukwigishe mugeze mu rugo. uko uri bwiyakire mu rugo. sibyo rero ibyo byose bwari ubuhanga nyine. none se ko umuntu aza agatukana kugira ngo nk'umwarimu akinjira afite ikintu cy'ikijambo kibi kugira ngo arebe reaction y'abana bari imbere ye n'uburyo ashobora kubakosora. so rero iyo tugiye kwigisha ku by'umuco ntabwo bibi ibintu biteguwe nka biriya tubona mu bitabo n'ahandi hose. oya uyu mubyeyi rero wibanze kuvuga ngo mubwire iki. ikintu namubwira kimwe ni ukuvuga ngo kwigisha ni uguhozaho. si ijambo ry'ikinyarwanda ni uguhozaho. kubona umusore umwana wawe yabonye akazi yahawe kuyobora minisiteri runaka ntabwo bigukuraho inshingano wowe mubyeyi wo kumuhamagara ukongera ukamwibutsa za ndangagaciro za kinyarwanda. kandi twongere tuzirikane ko icyagiye kumugira minisitiri nacyo cyashibutse kuri za ndangagaciro wa mubyeyi yamuhaye. aha rero ntabwo ndabona uruhare rubi rw'ababyeyi ariko rurahari. noneho rero twavuye kuri papa. sibyo uyu papa tutaramuvaho arimo araganira n'umuhungu we cyangwa n'umukobwa. yego noneho tugeze kuri mama. twavuye kwigisha kuko noneho rero mama Bibiliya yavuze ngo warategeka. impamvu ategeka rero ya mbere ni iki? urahagurutse ugiye kuri sogonderi. ariko mama yaranadukomaga twebwe. oya byitwa gutegeka. imigeri yaravugaga. nta mubyeyi utera imigeri nyine n'imvugo z'iki gihe. inkoni ya mama n'uyizi. inkoni bayita umunyafu. inkoni mu kinyarwanda baravuga ngo inkoni ivuna igufwa. ntabwo rero ikoreshwa. inkoni twayikubitanye inyamaswa. reka ngite umunyafu ariko iminyafu twarayiriye. oya ni iminyafu. na mama ararabizi. ubwo mwumvaga nabi buriya. iminyafu yaduhaye. ntabwo mwashyiraga mu ngiro itegeko rye. ubu se hari umumama utarigeze kwita umunyafu nawe. impamvu rero nicyo gitumye wicaye hano Jado. uriya munyafu iyo uwibutse uramwubaha. ariko n'ubu yawunkoma we. urugero rwiza reka twe gutandukiraho cyane. ariko nako kaba kanyuzemo. dufashe oya ni na byiza kuko sinakubwiye ko abantu bavuga ngo ibintu by'ubwenge nta nubwo bigikenewe cyane. uretse ko tutabura gukoresha ubwenge ngo abantu bakeneye ibintu bibaruhura mu mutwe byo kuvuga ibintu nk'ibyo. ariko no kubigisha nabyo ni byiza. itegeko rya mama riravuga ngo mwana wanjye dore nkupakiriye imyenda 5 uyijyanye ku ishuri. itegeko rya mbere ntuzarangare ngo bayibe. nta mugabo ushobora gukora ibyo ngibyo. umugabo yabiguze akabihereza nyina ati ubwo umwana uzamwibutse dore hasigaye inkimwe ntago twakongera kubona icyo tugurisha ngo tumwoherereze ari hehe ari ku ishuri. rero niho haza ikintu bita itegeko ry'umubyeyi witwa umugore. mama we ni itegeko aravuga ati nguhaye amakayi 5 uzayagarura ari 5. iryo ni itegeko. nawe iyo ugiye kuva ku ishuri abanza ukayabara. hari n'umwana wiba iy'undi kugira ngo
kugira ngo ajye kwereka mama iyo aje ataratanu bigenda bite yaje ataratanu habaho gusobanura rega itegeko niyo mpamvu habayeho kuburana habaho umucamanza uburanisha uregwa n'uwareze abari akantu bita bobera ikarita oya kera hari n'ukuntu baciraga n'uducanshwe ku kababi k'igiti akaguha iminota kikwereka itegeko rya mama icyo ari cyo akavuga ati mama bakaze jya kwa pasiteri Keni ndamwifashishaho kuko niwe dukorana cyane ujye kurahura nguhaye iminota 5 iminota 5 nta saha ngo barayibara barabarira kuri ya macanshwe ukagera aya macanshwe yumye umwana yagendaga mu mutwe harimo amacanshwe ya minota 5 uzi ko yayibariraga ya minota 5 yayibariraga ntawe uyimubariye akaza yiruka ariko kuri guhari umubyeyi iyo yakiraga icyo yatumye umwana ntago yajyaga kureba kuri kagati keretse iyo yazaga yabyibagiwe cyangwa se yarangaye agatinda koko kugira ngo amukosore yabanzaga kumwibutsa isezerano bagiranye rero itegeko rizamo isezerano nyine nyirizina ababyeyi rero baba mama bakunda gusezeranya abana urumva nicyo cyaje nk'itegeko byagaragaye nk'itegeko mwana wanjye nugaruka ukava ku ishuri wabaye gutya nzabwira papa wawe tukugurira iki hariya akababumbya umuco ntabwo ari nka nonaha hari igihe we ahita yivuga ko azakimuhereza ariko mu buryo bw'umuco no kubahisha wa muntu batamarana igihe uriya mubyeyi si uko yabaga ayobewe ko iyo mpano yayihereza umwana we ariko yaravugaga ati nzavugana na papa wawe tugushakira impano nziza akababumbya umuco noneho mu minota mike dusigaranye nk'ibiri ndi kureba hano tugiye kuvuga ku mwana kugira ngo twuzuze igice cy'isaha n'abadukurikiye be kuzajya barambirwa so noneho ariko hari uwarambirwa ibyo bibazo byawe ko numva ari bubariza ahubwo noneho tugiye kuri wa mwana rero njyewe umwana hari igihe mbona arengana kuko nimba umwana yafashe inshingano zo kumva itegeko rya mama mama koko yabyubashye akabimubwira papa nawe agafata umwanya akigisha usibye ko papa muri iyi minsi namwe muratungwa agatoki ko hari igihe mutabona umwanya ntabwo abatabona umwanya noneho reka tuvugire muri rusange bawushake habeho inyigisho ya papa habeho nta mubyeyi ushobora kubura umwanya w'umwana we waba mukeya ariko ntiwabura dukomeze noneho tugeze ku mwana uyu mwana rero sibyo wamurengeye cyane wahari yishimye uyu mwana baravuga ngo yarananiranye kandi wareba neza ugasanga yumvira papa ugasanga aranumvira mama ugasanga ataha no mu rugo yewe akanataha kare ariko byandi byo guhenura ntibibure hari n'igihe wenda hari naho ngera ngasanga mama wabo umwana arimo arakoma amashyi atako kajipo ni keza we atongera wingire gutya uri kumva hari igihe aba ashaka inyigisho wenda ari bumwigishe umubyeyi muzima nabyo byashoboka iyo dukomeje hepfo Bibiliya wabonye yuko yagaragaje n'ubundi abapfapfa ijambo abapfapfa wenda ntiwashatse kurikora ariko ndiburikoreshe ngewe warubajije ku mwana ntacyo umwana rero ngaho musoze muri iyi minota uyu mwana rero afite ibibazo aba yamaze gutakaza ireme ry'inyigisho ise yamwigishije ni ukuvuga ngo ise amwigishije yuko kugira ngo ube umugabo uba uhagaze gutya arabimwigisha kwambara neza niyo umuntu aguteze amatwi arabanza kubaha uburyo umuhagaze imbere ibyo ni abagabo babyigisha kuko nibo bakunda mbere uretse uno munsi abagore babaye abaminisitiri bajya mu mbwirwaruhame ariko mbere imbwirwaruhamwe zabaga ari iz'abagabo nyine n'icyo umugore ashaka kuvuga akagituma umugabo ugasanga umugabo bamukomeye amashyi n'iki kandi yivugiye copyright icyo umugore yateruye akamuhereza genda uvuga iki ngiki abo badamu nabo barahari noneho uwo mugabo yigisha umwana we kuzaba umugabo cyane cyane yihereyeho kavuga ati iyo ngiye guhura n'abantu ntureba ko nambara nkikwiza kwambara ukikwiza kenshi bireba igitsina gore kuko nicyo bigorana kwambara ubusa burya nta mugabo wambara ubusa mu kuremeka kwe nuko ngira ngo Imana yamuremye inanamukwije nyine so kwambara ukwikwiza rero bisa n'ibirema igitsina gore ibyo ngibyo byanagendana n'imiremere n'imiterere y'umubiri we nabyo nta gitangaza kirimo kubivugaho umwana w'umukobwa usanga ari we wigishwa kwambara akikwiza kuko umuhungu n'imyambaro ubwayo uburyo iremetse irikwije nyine irikwije ariko rero aho abana mbakondana ngaha cyangwa aho mbahererezaho urubanza ngaha ise yamwigishije ko guhagarara imbere ya mwarimu mbere na mbere adatanguranwa kuvuga arindira mwarimu akamubaza icyo kimwigishije
nyina aramutuma aravuga ati mwana wanjye ibyo so yakwigishije ugende ubishyire mu bikorwa uwo yategetse sibyo agezeyo babajije mwene Seburikoko arahagurutse ngo ariko mwari ngo ibintu mbaza nawe urabizi wa mwana arimo aramureba noneho nawe bimugezeho bati James nawe subiza iki ngiki iyo yibeshye agasubiza bitandukanye nuko se yamubwiye sibyo ntago aba yubahirije itegeko rya nyina kandi inyigisho ya se ntaba yishyize mu bikorwa ahubwo aba afashe atiriye rero mu gutira hari igihe dutira umuco mubi tugatira n'umuco mwiza ariko ibyiza bari ugutira icyiza kugira ngo ukomeze uteze imbere cyawe abatiriye ijambo rya wa mwana wabanje kubazwa mbere agashaka gusubiza nkawe uyu mwana nawe ubwawe sa n'umusubiza ubwo ikosa riba ari iry'ababyeyi cyangwa riba ari irye nyirizina ako kanya nyine iryo ni ikosa rye wibica ku ruhande nta mwami ukosa wakosa rubanda kuko umwana ari we udafite wenda inuza indangagaciro za se na nyina azisize kuri ya ntebe ahagurutseho ahise yambara indangagaciro z'undi muntu hariya niryo kosa ry'umwana ariko iyo aza guhaguruka nkawe uko se yamubwiye agahagarara umwarimu akamubwira ati he dusubize iki ngiki harya niho amanota ya mbere yari buyabone kwa kubaha icyo se yamubwiye guhaguruka ukarindira kubazwa kuko gusubiza uhita uhinduka umupfapfa none reka tukore bihwanye sibyo yego twatangiye tuvuga ngo imyitwarire mibi tubona abantu batatu bagize umuryango yego sibyo abantu batatu rero papa agomba kwigisha ubwo habaye hari umubyeyi utigisha yaba ari amakosa ni n'amabi cyane haba hari umubyeyi utigisha njyewe simbizi ubwo ariko mu byo ari byo byose yakwigisha uno munsi tugenda twigisha ibitugize ubundi nicyo cya mbere umubyeyi yigisha icya kabiri ababyeyi wa mukoboyi wawe rero urumva ibyo azigisha nyine nawe hari igihe azatinya wanjye rero reka nawe nkubwire sibyo ababyeyi b'abakoboyi tubagira inama y'uko ikoboyi bazireka zikariza imyenda bo bakaba ababyeyi nyine ngo umwana wanjye umenye ko uri umuntu w'umujama ibintu nk'ibi ibyo rero nibyo bizana ibibazo ativiye ni umujama ni naho umuco w'u Rwanda winjiriwe jado nkucemo mu ijambo gato reka njyewe maze nkubwire gato njyewe ndabinjira aba bantu bose njyewe nzajya nguha amakuru noneho w'umuco n'umuryango wowe ushobora kuba uba ahantu hibereye abo mama n'abo bapapa ariko njyewe nziranye n'abapapa cyane ko n'iwacu bagerageje kuwubungabunga nziranye rero kubera nta hantu nagiye nkurira muri uyu mujyi nziranye n'abaviye b'abakoboyi b'abajama umwana wawe ashobora ese ubundi ubujama ni ijambo rikomoka ntabyo wababajije oya nyine kuko buri jambo rigira icyo rikomoka cowboy ni abashumba baba muri Amerika bari bafite amafamu manini bakunda kwiyambara bya bigofero bimeze gutya n'amasantiago ameze gutya babita cowboy ahubwo usanga bigahura gute n'umujama bagahita bavuga ngo ni abakoboyi noneho jama cowboy ariko hari ijambo batakaje abakoboyi nyine kugira ngo dukosore abo bantu nibajya bafata n'ikintu ntibakagice none rero kubera kutamenya n'urwo rurimi rw'icyongereza aho kuvuga cowboy bahita bavuga ngo umukoboyi aho niho byatiriye usanga hari n'ibitutsi abantu batukana batazi ko ari igitutsi mu cyongereza ugasanga nakivuze nabi ahubwo ugashobora guhesha umugisha agira ngo aragututse kubera ko wenda urwo rurimi atarwumva ariko mu buryo bwo kwihuta simbisubiyemo noneho nkaba nzi n'abaviye bita abasaza nyine abaviye ukumva umukobwa muraganire cyangwa umuhungu agahita akubwira ngo ngiye sindi kure y'imyaka yabo ngo viye ni umujama ngo ariko mere ngo arakubita ngo viye buriya ngo ari we wenyine ngo twakisohokanira ngo ariko iyo bijemo mere sinshobora kurara ahantu cyangwa ugasanga arakubwira ati buriya mere ni sawa ariko viye ati tumwuka yawumaramo urumva noneho muri bombi baba bagomba kubanza kumvikana uburyo bakwiye kurera umwana kandi ikindi bakamwereka ko ibyo bamubuza atari byiza kuko hari abantu bamaze gufata muri ibyo bamubuza ahubwo ari bibi atari byiza nyine yego bitari byiza nibyo noneho ndagira ngo aba bantu tugana ku musozo nshaka kukubwira muri bihwanye sibyo ingeso mbano zituruka sibyo ahanini bituruka ko umuntu yarezwe mu muryango kuko burya umunyarwanda yavuze ngo igiti kigororwa kikiri gito nimba ufite umubyeyi akaba nk'urumogi ubu reka mbabwire ushobora guhita uvuga uti ndahamye neza ko nta mubyeyi nk'urumogi ibaze neza noneho abantu bari muri gereza bafungiwe urumogi banarucuruje
hari abafite abana hanze sibyo yego icyo ni ikimenyetso abo baburanisha bose bafite n'ababyeyi umenye neza yuko ibyo bintu by'imogi umwana wawe bakagufunga arabizi neza ko ufungiwe urumogi ufungiwe kanyanga. hari ibintu bita ibitaragweje kene niwe ujya ukunda kubivuga tubara abantu banywa ibitaragweje Uwiteka ntazabarimbura uri kumva hari abantu banywa ibintu by'ibiyoga ngo by'ibitaragweje ngo bya yewe muntu ngo bya muriture uri kumva agataha ritura umugore ubwo ariko se nta bagore babinywa baritura n'abagabo wari uwo bita umumanurajipo ibyo byose nyine ndagira ngo iki kiganiro abadukurikiye ni ibintu bagira icyo bunguka wenda ntibabyumve ngo baseke gusa baze kujya n'icyo ntabwo dushaka gusetsa abantu ariko nibiriho none se ari inzoga bita umumanurajipo na yewe muntu n'izindi zigiye zitandukanye ntazo ni amazina bazihaye inzoga zitwa kuko zibaye zo ntizaba ziri mu Rwanda zaba ari imvamahanga wiba umunyapolitiki oya ni ukuvuga ngo bafata inzoga runaka kubera igikorwa yamukoreshe bakayitirira izina rye ariko yiba yitwa iki yari ikwiye ni nayo mpamvu polisi irirwa igira gute ihiga ibiyoga biti ariko ntabwo polisi ijya guhiga mu manurajipo ijya guhiga inzoga zitujuje ubuziranenge babyita nabo inzoga z'inkorano by'ibikorano ngo bashyiramo n'ibintu ngo by'ibisabune n'ibiki hari ahantu numva nzabikosoraho Jado uri umunyamakuru ukunda gukoresha ibitangazamakuru inzoga zose ni inkorano nta nzoga yavuye mu ijuru nta yaremwe n'Imana ariko rero nta buziranenge ahubwo nyine navuga yuko inzoga zitujuje ubuziranenge erega nta muntu basanze zidakwiye abo baziha abandi nta muntu basanze inzoga z'inkorano kandi n'izindi zikorwa ahubwo inzoga zitakorewe mu Rwanda nta muntu basanze yenza amacupa 5 y'urwago sibyo iwe mu rugo yamanuye igitoki akagera ahubwo ibyo banabikora nabo ubwabo badashaka kubinywa kugira ngo babyicisha abandi ubwo rero iyo polisi igufashe ntabwo tujya dukosora ntabwo umugambi wabo mu by'ukuri Jado uhura n'abantu benshi nanjye mpura nabo ndi umupasiteri cyane mbere mbwiriza bene abo ngabo kugira ngo bakizwe intention yabo ntabwo ari ukubihumanya ngo bice abandi baba bashaka ikibazanira ariko ni ikibazo rero ukuntu aba gusa nuko abikora bizi ko aba bantu harimo n'abagore reka nkubwire umuntu baramubwiye bati umugome ni wa wundi ushyiramo ibintu ukumva abantu bose bagiye mu bitaro nyine reka oya babuzwa n'iki uratinda kujyayo ariko umumanurajipo wakugezayo reka nkubwire ikintu cyose iyo ugikoresheje nabi n'amata yakujyanayo uyu munsi umupolisi nigeze kujya mu bitaro nterwa inshinge kubera amata kandi nsanzwe inyama uyu munsi ribiraje irakubwira iti rero ngwino tukuganirize biriya bintu ntuzabyongere ntibanagufunze barakuganirije banakweretse ingaruka z'ibintu runaka usibye ko abantu tuza guhindura amategeko ikibazo sibyo reka tuvugishe ukuri noneho mu gitondo nawe uhise uzinduka sibyo barakuretse urongeye bakweretse ingaruka ibyo si ubugome z'abantu uri murangiza ubugome bw'uwabikoze kuki utahindura mu gitondo uri kumva wenda sindi gushyigikira abacuruza inzoga ngo ugende ahandi bade barangurira ibyo bapimye mu buziranenge aba ari ubirangura ntabwo naje kuri mikoro kugira ngo mbavugire yewe na ribu sinayivugira kuko sinabiranzwemo Imana ishimwe ko ribu itarampamagara ngo njye kubisobanura cyangwa ariko Imana yarampamagaye ngo byigisha ahubwo reka nigisha abantu uriya muntu usubirayo kujya kubikora kandi ababishinzwe bamuhamagaye bakanamwereka ububi bwabyo namugira inama yo kubireka burundu kuko ni ingaruka rero nizo twavugaga bihwanye n'uko iyo ubikoresheje gutyo reka tureke kujya mu ruhande rumwe kuko uzi icyo nirinze se nirinze kugaragaza uyu muntu uko abikora kubera ubugome kandi we iyo ari hariya abenshi turaganira nyine nk'uko nakubwiye ikibazo na ribu ibwirwa ngira ngo sindi buyivugira ariko unanababajije bavuga yuko babikora kugira ngo babeho no gushaka imibereho none se so rero iyo ugiye kukita imibereho wanayishakira ahandi we rero ni hariya nyine wowe wabishakiye mu itangazamakuru abatangazamakuru abanyamakuru nturumva umunyamakuru wavuze inkuru itari nziza ngewe mfite impano kandi abizi ko atari nziza 46 harimo n'ubuyede iyo mpano nigize Imana muntu utayifite afite amaboko n'amaguru none se Jado kuki ukora ikosa kuri mikoro kandi iyo mikoro uyifite umva icyo nkora mpita nsaba iki imbabazi ubwo ni wowe ariko hari utayisaba akarinda afungwa nkanahindura inkuru bose dufite abanyamakuru benshi bafunzwe ariko sindayange kandi kubera iki kumubwira ngo genda ukosora inkuru wakoze harimo ijambo rigonganisha umuryango umva se turahaguye rero ikigande
uri kumva urumva yesi bariya bantu rero icyo nangaga hari umugome umubyeyi utumva ni ikigande none se wa mubyeyi nyine bivuga ngo umubyeyi ni wa muntu uriya muntu ese uriya muntu wese umubyeyi niyo hari usanga atari n'umubyeyi ariko ntabwo aricyo gisobanuro pe ntabwo ndi bukwemerere nta muryango akomokamo uyu muntu ukora iyi nkuru imeze gutya unenga ibitaragweje nta muryango agira none se wumvishe ntabwo nahakanye umuryango umubyeyi ni umuntu ufite inshingano nawe yajyamo reka tubare ikintu kimwe Jado ni umuhungu wa Muyango bivuze mu kiganiro ariko ubundi sinagombaga kubivuga ni umuhungu wa Muyango sibyo akaba umwuzukuru wari banje kankubwira ikintu kimwe kubera iki hari ikintu mu muryango batubwira ngo sibyo bakakubwira wenda nimba ari byo nimba atari nabyo simbizi vuga n'uwo muryango muri uwo muryango ubivuga ubikubwira mama akatubwira ngo ni abakuru bakatubwira ngo n'uvutse wese akaba abizi ko iyo umuntu na mukuru wawe bari mu bakuru kandi muramungana iyo umuntu yibye ashaka we mukuru wawe ashaka ngo iyo umuntu yibye we n'ujya ubyumva kirazira agwa mu cyuho muri uyu muryango iyo umuntu ateye inda akirengagiza umwana apfa adashaje uri kumva utuntu nk'utwo ngo iyo urengeje intuzi ariko ngira ngo ni ibitutsi oya mu mvugo nyirizina ntabwo ari uko ni ukugukanga uretse ntabwo ari ibitutsi ni ukugukanga kugira ngo bya bintu rega n'igitutsi nacyo burya ni nko kugukanga sinzi nimba binabaho ariko baravuga ngo iyo ugiye kwiba muri uyu muryango ushobora kugwa mu cyuho icyo kintu ukavuga uti muri uyu muryango nibajya biba agwa mu cyuho yego ni bwa buryo bwinshi nakubwiye ababyeyi bakoresha mu kwigisha si biza hano mu kinyarwanda icyo bita indangagaciro na kirazira ni nibyo by'ibyo nyine kirazira ni kirazira ya mbere ni ya yindi umubyeyi abwira umwana ngo kirazira gukora iki ndakuzi si ujya ujya i Bugande uhekenya ibigori ku muhanda nk'Abagande uretse n'ibigori ariko se bo barabihekenyera agatogo ariko hari igihe ntabihekenya kubera imyaka agezemo hari n'ibintu hano mu Rwanda ariko twebwe nk'abemeramana Bibiliya itwigisha ko tugomba kwisanisha ariko ntibivuze ko ugomba kuba ariko sintakaze icyo nari mfite ariko ubwo rero kuko nisanisha nabo nkagitakaza nta kintu ugira ngo ukora iki ni ukuvuga ngo mbahindure mbahe icyiza James arimo arisanisha namwe kugira ngo abahindure mudatekereza ko ameze arimo arababuranira oya ndashaka kugira ngo mbahindure hari ababyeyi batakaje inshingano wenda ari nacyo dusorezaho hari ababyeyi batakaje inshingano warikomojeho nubwo twagiye muri byinshi ntiturivuge ijambo rivuga ngo umubyeyi iyo ajya kwigisha ahera ku bimugize sibyo iki kinyejana turimo cy'urubyiruko rwawe n'abandi nkawe ejo nibaza kwigisha hari ibyo azajya yirinda kuko yabikoze kuri kamera n'uwo mwana ashobora kubibona hakaba ikintu utinya kwigisha umwana kuko cyakubase ntuzajye kuri kamera ngo utukane mwana wanjye kandi uzi ko wabikoze ndetse n'uwo mwana ashobora kubishaka ahantu akabibonesha akaza akavuga ati papa wowe kuki wabikoze reka dusubikire hano tubabwire ngo mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane umuco n'umuryango turacyakomeje ibiganiro byiza ngira ngo keretse nimba hari ubutumwa ushaka kuba Imana ibahereza umugisha bari badukurikiye twajyaga impaka nziza zubaka umuryango nyarwanda cyangwa se sosiyete nyarwanda ariko imvugo nziza ni umuryango nyarwanda kandi bibungabunga umuco ndetse bikumira ibishobora kwangiza umuco nyarwanda cyangwa umuco wacu nababwiye ko ibyo byose ari ibigize imyemerere ya gikristo njye mvuga ya gikristo kuko nemera gikristo nyine cyangwa nemera kristo umuco n'umuryango nibyo shingiro ryo kumenya Imana kuko utabifite ntago wamenya Imana yabiremye ariko iyo ubifite uba wubashye na ya yindi yabiremye kuko navuze ngo umuco ni itegeko ry'Imana nubwo twabihinduye mu buryo bw'imvugo ariko ni itegeko kirazira ntikizira burya bari amategeko Imana yagendaga ishyiraho inyundo ishimangira nka cya kinyundo cy'abacamanza bajya bakoresha iriya nyundo bayikoresha kubera ko hari icyo bibutsa umuntu murashakuje cyane hakubita hasi mu gacece ubu rero nicyo cyanzanye niyo nyundo nazanye ni ukugira ngo nkubite hasi mvuge nti have nimusigeho nimugaruke nimwigisha abana hari n'inyigisho zitari nziza abantu basigaye ababyeyi basigaye bigisha abana kuko ari byo bafite ariko mu by'ukuri turahari ari ababyeyi bangisha inama rwose kuba yamamagara akangisha inama uko ari bwigishe umukobwa we